imiryango myinshi cyangwa se abantu benshi bavuga ngo bakorera abana babo, none bafite igikomere cy'uko nta bana nta mwana afite, arakorera iki? Ashatse se ntiyanabireka? Hari ikibazo yaba ateje? uko ni ukwibesha rero, kuko uwo mwana uri kubavuga ngo urashaka gukorera abisange, nawe ubwawe urakeneye kubibona. Reka ni wowe wanze ibyiza se? ni wese unezezwa no kwisanga mu buzima bubi? uvuga ngo reka mbanze mbikore, kandi ubikore wishimye, nabyo kuvuga ego ni akarusho uko uvuga ngo mfite abana ndiko ndakorera bikongerera imbaraga, aho wakora rimwe ukaba wakora kabiri. Ugize uwo muryango, umugabo cyangwa umugore bafite igikomere cyo kutagira umwana cyangwa se cyo kutagira abana, ingo nyinshi zirasenyutse. Hari divorce nyinshi zabayeho nyinshi kubera icyo kibazo cyo kutagira umwana. Ni igiki cyangwa se ni ikihe kintu watangaho nk'inama by'umwihariko ku bantu bafite icyo kibazo, wenda dushimira Imana batari bagera kuri stage yo kuba batandukana cyangwa se ngo zasenyuka? Ni ikihe kintu wabagiraho inama kugira ngo iki kiganiro Inside My Heart kigire icyo kibamarira? Turabasuhuje mwiriwe nanone abadukurikira buri munsi ndetse no ku biganiro bitandukanye dutambutsa, cyane cyane byibanda ku bikomere byo mu mutima. Ikiganiro ni Inside My Heart, mugezwaho buri munsi cyangwa se buri gihe na Emile Yoboka. Ariko uyu munsi noneho ntabwo naje njyenyine, ndi kumwe n'umutumirwa. Mukanya araza twibwire. Mbere yo kutwibwira ndagira ngo mbasabe mukore subscribe ndetse mukore na share kugira ngo ibiganiro tuzajya tugenda tubagezaho uko iminsi izajya igenda yigirayo bijye bibageraho 5 kuri 5. Hanyuma ntabwo nakwibagirwa kubashimira, kandi ntabwo nareka kubashimira ku ruhare rwanyu runini mudahwema kutugaragariza. Bakoze share ku biganiro bitambutse, bakoze subscribe. Imana ibahereza umugisha. Murimo murubaka imitima myinshi, murimo murubaka imitima y'abantu benshi bakomeretse, kandi mubigiramo uruhare rukomeye nk'urwo ngurwo. Uyu munsi rero turi kumwe n'umutumirwa nk'uko nari maze kubabwira, ngiye kumwakira twibwire, hanyuma dukomeze n'ikiganiro cyacu Inside My Heart. Karibu mutangire mwibwira abadukurikiranye. Murakoze, ndabashimiye ko mwashimye ko uyu munsi mba umutumirwa wanyu. Nkaba nitwa Bayubahe Blandine, aba ndi umumama. Murakoze. Bayubahe Blandine ni umumama, ariko se ni umumama utarabyara, ni umumama wahuye n'igikomere cyo kutabyara, ni umumama wabyaye icyo gikomere ntacyo afite, ni umumama ndagira ngo atusobanurire neza. Ni umumama ariko se hari igikomere cyo kutabyara yari yagira? Bayubahe Blandine ni umumama ufise abana 2 n'umutware. Nta gikomere cyo kubyara mfise, ariko mbana n'abafite n'ibyo bikomere. Ndabizi. Murakoze. Abana n'abafite ibyo bikomere, ushatse kuvuga yuko ubana n'abafite ibikomere byo kuba barabuze urubyaro? Yego. Ndagira ngo tuganire, dusangize mu magambo makeya. Ese mujya muganira, iyo muganiriye bakubwira iki? Kuko mu minsi yashize nigeze naganira n'abantu batandukanye, ndetse no kuri statut yanjye nigeze nabishyiraho, ndavuga ngo mbese turamutse tuganiriye nawe twasanga mu mutima wawe harimo iki? Ako kantu sinjya ndeka kukavuga, kuko buri muntu wese tuganiriye uko biri kose hari ibyo yabitse mu mutima we. Ese iyo uganiriye n'abo bantu bakubwira yuko umutima wabo ubitswemo iki mu gihe cyo kubaho igihe kinini badafite abo bana? Murakoze. Abamama benshi nibo dukunda kuganira. Sindagira amahirwe yo kuganira n'abagabo cyane, ariko nabo hari abo maze kuvugana nabo. Reka mpere ku bamama cyane. Abamama benshi usanga bafite ubwoba bwo kwibaza ngo hano hanze barabavuga gute, akoze ubukwe amaze umwaka umwe atarabyara. Akenshi iyo babajije baranababaza ngo ese murakomeye?
muri mwebwe murumva nta ngwara n'imwe mufise. Ndagira ngo dusobanurire gukomera no gukomera ko kukubaza ngo amakuru urakomeye no gukomera gute? Gukomera baba bashatse kubabaza no kubabaza niba badafise ubugwayi muri bo, ubugwayi bubabuza kuba babona uwo mwana. Mbese muri bazima donc nta burwayi mufite? Nta burwayi mufite bundi ubabuza kubyara. Ati bamwe ugasanga nta n'ubugwayi baba bafise abenshi, bati dutegereje Imana ko hari icyo ikora. Akenshi usanga ari n'abamama batasenga ariko kubera ico gikomere bafise muri bo ugasanga batanguye kuja mu vy'Imana cyane, bagatangura gusenga kugira barabe ko Imana yobateturura nabo ikabahereza ico kibondo. Usanga rero ari ikibazo gikomeye kuko abari aho ngaho avuga ati ejo n'ejo wundi umugabo ashobora kumpindura kazana undi mugore kugira ngo yibonere urwo rubyaro. Nuko rero benshi baba bafise ubwoba bwo gutabwa mu rugo, abagabo bakababwira ati mugende dushakira ahandi, cyangwa se wa mugabo akajya gushaka wa mwana hanze kugira ngo arebe se ikibazo ni kiri kuri nge cyangwa se kiri ku mudamu, akabigerageza muri ubwo buryo. Ariko abeshinganira nabo usanga igisubizo cya mbere cyabo ari ukusenga, uhita binjira mu Mana cyane. Iyo binjiye mu Mana yabaje se ni iki kintu mukuramo gituma imitima yanyu imera neza ikumvira atuje? Uko ujya mu Mana kubera ko umutima wawe uhungabanye bimeze bite? Abenshi usanga bakubwira ati kujya mu Mana rero baranaririmba ukagira ibyo wibagira, no kuvuga ngo ni umwanya ubafasha kwibagira ububabare bafise, bakibagira mu mitima yabo bagasa nkaho babyibagiye, mbese ni nk'ahandi hantu baba bashize. Rero abamama benshi barakubwira ati iyo turi muri ibyo by'Imana bararirimba tukagira amahoro, cyangwa se tukumva témoignage ahandi. Hari igihe uba wibaza ko ari wowe wenyine bibayeho, ariko yagera muri abo bagenzi biwe akumva batanga témoignage ko bamaze imyaka 10-15, akumva araremye, akumva si wenyine. Rega n'ubwoba bushobora kudatuma n'ico kibondo kibona, uhorana ubwo bwoba ntabwo tuje muri wowe. Ariko plus bagenda basenga, aho ni ku ruhande rw'abantu bashoboye kuja mu rusengero kwegera Imana. Ku ruhande rw'abantu badakijijwe nabo ni babandi baca bagana inzira za gakondo ngo bagiye gushaka imiti, bashaka imiti hirya no hino yabafasha barebe ko babona ico kibondo. Ugasanga ariko batangaza amafaranga yabo, ubushobozi bwabo ko buragendera ahantu nta kintu bari bukureyo, nta solution, nta gisubizo kizima bari buhabone. Kubera iki kugerageza ibishoboka byose ngo babone uwo mwana. Urakoze cyane, urakoze. Ariko ndagira ngo udufashe gusobanukirwa neza. Benshi mwaganiriye ni abagore cyangwa se ni abamama nk'uko urimo kubivuga, bagiye bahura n'ikibazo cyo kutabona urubyaro, hanyuma bakiyambaza inzira yo mu rusengero kugira ngo barebe yuko bakwihisha ka gahinda, bakwihisha bya bikomere bafite ku mitima yabo, bahihishe barebe yuko basa n'abaruhuka muri iyo minsi. Ariko se iyo bahihishe byibura bya bikomere birakira? Ese gukira kw'ibyo bikomere guterwa nuko bihishe muri iyo Imana ikabahereza urwo rubyaro, cyangwa ntabwo urwo rubyaro bajya barubona ahubwo bihishamo bagakira gusa icyo gikomere urubyaro barubuze? Hari abagira amahirwe rero, niko nabyita ko ari amahirwe, bagera muri ibyo bintu by'Imana ni ukuri bagasubizwa ku rubyaro bakarubona, bagasenga bafisemo no kwizera, bya bikomere koko bikibagirana mu mitima yabo, ahubwo bakumva ko isaha n'isaha n'umunota Imana hari ikintu iri bubakorere kindi gisha, bakava muri ako gahinda, ahubwo umunezero akaba ari buganza ka gahinda. Ubwo no kuvuga ngo umunezero iyo waganje agahinda hasigara amahoro, hasigara ibyiringiro. Muri ibyo byiringiro rero nuko kwizera n'uwo munezero akabonamo ikibondo, cya gikomere kirasibangana akakibagira. Aho ni ku ruhande rumwe. Urundi ruhande, hari urundi ruhande rugeramwo ahubwo imyaka ikiyongera atarabona rwa ruhinja. Yego, bamwe muri abo ni bamwe usanga basa nk'abavuga ngo ibintu by'Imana bakabigiraho dute, bakumva ko Imana ntiyabasubije, nta mpamvu yo kuyiguma,
iruhande. ariko se ku ruhande rumwe twabarenganya koko? Ntabwo twabarenganya kuko niyo situwasiyo baba barimo. Cya gikomere kiba kikiri cyinshi cyane, yego ntabwo twabarenganya, ariko ku bwanjye nabagira inama yo kwihangana bakabigumamo babikunze, apana kubibamo uvuga ngo ndabirimo kubera iki gikomere mfite, akabibamo avuga ati naba afite iki gikomere naba ntagifite, aha niho hantu nkwiriye kuba, aho niho azabana neza n'Imana, noneho yanamusubiza akamenya neza ko ari Imana yamuhaye rwa rubyaro. Cyane ko nubwo atakize igikomere cyo kubona urubyaro, ariko yakize igikomere cy'agahinda, yakize kwa kwigunga, kwa kutagira amahoro mu rugo ndetse no muri sosiyete. Mu yandi magambo yamaze gutangira kwiyakira, yamaze gutangira kwishakamo umuti w'ikibazo afite. Tukiri kuri icyo gikomere cyo kutagira urubyaro, twavuze ku gice kimwe cyangwa ku ruhande rumwe rw'abagore. Ese nta bagabo mwari mwahura babuze urubyaro nabo bafite igikomere kimeze gutyo? Yego maze guhura nabo, ariko bo ntabwo ari benshi cyane. Ese ibikomere byabo babasha kubyitwaramo gute? Ibikomere by'abagabo rero baraceceka, nawe n'umugore agahinda karamwica, yabona undi mugore mugenzi we akabimusangiza. Uriya ufite igikomere nabwo ukabasha kubisohora, ni umuti wo gukira cya gikomere. Aho ngaho nkunda no kugira inama abamama cyangwa se abagabo mpuye n'abafite igikomere, bavuga ngo gerageza uvuge, gerageza ubivuge ubisohore, kuko kubigumizamo ubigumizamo hagenda hiyongeraho n'ibindi. Ubu ni ubuzima tunyuramo ducamo inshuro nyinshi, ntuhura n'ibikunezeza gusa, ugenda uhura n'ibindi bintu bikubabaza. Rero iyo utarakira na bya bindi bya mbere ukongeramo n'ibindi, kiba ari ikibazo gikomeye. Gerageza rero, niba ari wowe ufite igikomere, niba wiyizi uri kuranadukurikirana, gerageza ubashe kuguruka muri wowe ubisohore. Abagabo rero, ku bagabo niho tugarutse, nicyo kibazo warumbajije. Abagabo benshi babyigumizamo, ntanereka ku gahinda umugore, ntanamwereke ko bimubabaje rwose, akabiceceka. Ahubwo yagera imbere y'umugore akagerageza kunezeza umugore atabona ko ari ikibazo gikomeye n'umugabo wiwe yabibonye, agashyiramo umwete mu kumunezeza, ariko akibagira ko nawe ariko arashaka kunezeza undi, ariko we ntabwo ari kwinezeza, cya gikomere kiracyari cyose, kuko we ntanabona n'umubwira ngo mpore. Rero muri ubwo buryo abagabo bamaze guhura nabo inshuro nyinshi ndababwira ngo gerageza uganire n'umugore wawe, kujya kubwira ko bimubabaje mubwiye terega nanjye buriya birambabaza, mwese mumenekire muvugane neza, kugira ngo ari wa mugore ari nawe mugabo mwese bisohoke. Rero mumara kugaragaza ko ari bibi, igikurikiraho ni iki? Muravuga muti ese ni iyihe solution, ni ikihe gisubizo? Ubwanyu mubanze mwicare muvuge muti okay, turabona noneho dufite ibikomere twese, ese twabigenza dute kugira ngo ibyo bikomere bikire noneho biturutse kuri twe? Urakoze cyane. Ugeze ahantu uko nyirusyo koma n'ingasire niko bajya bavuga, cyangwa se ukoze hasi unyibutse ibuye. Nari mfite ikibazo nifuza kukubaza, kandi ndi buze kugira ngo udufashe gusobanukirwa muri rusange twese ndetse n'abadukurikiranye bakurikiye iki kiganiro Inside My Heart. Ese umutima wakomeretse, twari turi kuganira ku mugabo n'umugore, umugabo wakomeretse n'umugore wakomeretse, ariko bakomerekejwe n'ikibazo cyo kutagira urubyaro. Hanyuma ndibaza ngo mbese umutima wakomeretse ushobora kunezeza nyirawo? Umuntu ufite umutima wakomeretse ashobora kunezeza ubwe ku giti cye? Uwo mutima ashobora kuwunezeza, kandi umutima ubwawo waramaze gukomereka. Urugero, nk'umugore wabuze urubyaro, ufite igikomere cyo kutagira urubyaro, umugabo ufite igikomere cyo kutagira urubyaro, ese ashobora kubaho muri ubwo buzima cyangwa mu buzima busanzwe akabasha kunezerwa mu buzima bwe, akabasha kunezeza uwo mutima, kandi uwo mutima wuzeho icyo gikomere? Wibuke ko
ntabwo ari igikomere cyo kutagira urubyaro cyonyine afite, harimo ibindi byinshi muri sosiyete agenda ahuramo nabyo. Ariko se reka tuvuge kuri icyo gikomere cyonyine cyo kutagira urubyaro, ese yabasha kubaho akagenda akanezerwa akanezeza uwo mutima kandi n'icyo gikomere agifite? Yego, urakoze cyane. Biragoye, aho niho nahera. Biragoye ko ufise igikomere nurangiza ushake no kunezeza uwo mutima wakomeretse. Ni ikintu kigoye, ariko tugomba no kubigerageza kugira ngo tuve muri ako gahinda, kuko umuntu niwe yigira. Muri ubwo buryo rero ndareba ku mpande ebyiri. Hari igikomere cyiza kitaguturutseho, hari n'igikomere cyiza ari wowe ukizanye. Icyo gikomere rero cyiza ari wowe ukizanye, biroroshye cyane kuba wanezeza uwo mutima wakomeretse ari wowe wawukomerekeje. Dusobanurire neza, hari igikomere cyiza ari wowe ukizanye. Yego. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko hari ikintu ugomba gukora. Ni urugero, ndaguha urugero ruto cyane. Bishobora ngewe ubwanjye kugambirira kukugirira nabi, naza kukugirira nabi nkasanga wowe uriteguye. Nasanga witeguye, icyo gihe wowe nisanga witeguye uraza kumfata mu bundi buryo. Niba twari inshuti, njye nateguye kukugirira nabi, ndaje wenda byancitse nabibwiye inshuti yanjye irabikubwira. Ubwo noneho wowe ndaza kuza gusanga ubizi, icyo gihe ntuza kuza kumfata nka ya nshuti, kuko wamenya ibyari mu mutima wanjye n'icyo narayingambiriye gukora. Ubwo sinza kuba nkikigezeho. Igikomere ndiko ndavuga niteye n'ikihe, ntabwo tuzongera kuba inshuti. Nzajya nkunyuraho uteka umutima wanjye wiyumvemo akantu k'ubwoba, cyangwa se niba ari n'ubufasha nari ndagukeneyeho sindabubone. Kubera iki? Kubera bya bindi nikoreye ubwanjye. Ubwo ni ukuvuga ngo nikomerekeje. Ni urugero nari ndiho nguhereza. Nikomerekeje bituma nkubura nk'inshuti yanjye, bituma nkubura nk'umuntu nahora nganiriza, bituma nkubura nk'umuntu nahora mbwira ngo mpubufashe ukabumpa. Icyo gihe umutima wanjye ntabwo umeze neza, nacyo ni igikomere. Ibikomere biratandukanye. Rero icyo gihe kugira ngo ngewe nikize icyo gikomere biroroshye cyane. Nshobora guca bugufi nkaza nkakubwira ngo mbabarira, ntabwo rwose ibi bintu nari nabigambiriye ngewe ku giti cyanjye, wenda narashutswe, ibintu nk'ibyo. Icyo gihe numva imbabazi tuzasubira muri bwa buzima busanzwe. Icyo gihe nzaba nivuye iki cya gikomere nari niteye. Hakaba hari n'igikomere rero umuntu atitera nk'ibyo twari tuvuga, kubura urubyaro. Kubura urubyaro ntabwo ari umuntu ubyitera. Hari urubyaro nyine gutyo, just gutyo, ari muzima rwose nta ndwara n'imwe afite mu mubiri, yarivuje kwa muganga ahantu hose ameze neza, aho bagasigaye yibaza ngo kuki ngewe mpora iteka ryose bavuga ko ntabwo mbyara, nyine bakanyita amazina bishakiye. Rimwe na rimwe ugasanga ni urugo rutakigenderwa. Kubera iki? Bavuga ngo ndagendera uriya muntu ntwaye abana 5 atawafite, arabibona ate? Ibyo byose ni ibikomere. Rero kuri uwo muntu rimwe na rimwe biragoye kugira ngo we ubwiwe yivure, we ubwiwe yiha umunezero, ariko birashoboka ko yagerageza bikanka yagerageje. Abantu benshi rero baguma muri cya kibazo, baguma muri wa mubabaro, kandi bafite navuga ngo indi shwa cyangwa se indi nzira. Wagerageza ukareba ko iyo nzira kugeza ahantu wagombaga kugera. Rero kuri abo bantu benshi navuga, reka mvuge cyane ku bantu badafite urubyaro, ikintu kimwe nababwira ngo reka guheranwa n'agahinda kuko udafite urubyaro. Birashoboka ko wavuga ko utanashaka ukisanga warashatse. Menya ngo niba icyo kintu cyarashobotse kandi wowe wari uzi ko kidashoboka, vuga mu mutima wawe ngo nibi birashoboka ko mu myaka 2 cyangwa 10 cyangwa 20 nabona urubyaro ko byagenda kose, kuko nacyo ufite wiyagiriza. Singwara runaka uri kurivuza, urakomeye, umeze nkanjye wenda nabyaye, nta na hamwe bitandukaniye. Vuga uti muri wowe ngo niba nariguriye n'ipantaro bitarashobokaga ko nayigurira, kuko twese tuvuka ababyeyi bo baturera batugurira buri kintu cyose. Ariko hari igihe ugeramwo
ukavuga uti iki gihe nanjye nicyo kugira ngo nishakemwo ibyo ababyeyi bahora bampa noneho nangire mbyiye, ukabona biremeye birakwiye. kuki utafata ubwo bubabare ufite muri wowe uvuga uti ese ko byashobotse ko nigurira iriya pantaro, ko byashobotse ko nigurira ishati, kuki ibi byo ntabishira muri uwo mwanya mvuge ngo bizashoboka igihe runaka? uvuga ngo birashoboka ko ubwawe utangira kwinezeza, kabone nubwo ufite igikomere birashoboka ko watangira kwinezeza, birashoboka. Ni iki gituma uhora muri negatifu, uhora mu hasi uvuga uti ntabwo nagera kuri iki? Ese niwibwira ko ntabwo wakigeraho, natwe ubwacu tukakikubwira turi hanze, ubwo se urumva uzaba uri uratera imbere cyangwa uzaba uri kurasubira hasi? Ni ugusubira hasi. Ngewe inama nagira abantu bafite ibikomere bitandukanye ni uko wowe ubwawe watangira kwibwira ngo birashoboka. Umva umutima wanjye, umva ko bishoboka ko wabona ibyiza, umva ko bishoboka ko wabona inshuti. niba uri umuntu wabuze inshuti birashoboka. umva ko bishoboka ko wowe ubwawe wabasha gutunga umuntu runaka. abantu benshi babazwa nuko hari abantu bakenye. tangura wowe wishira heza, uvuge ngo birashoboka ko njyewe namenya bariya abantu bikagenda neza, birashoboka ko njyewe ubwanjye njyewe nagira urubyaro, birashoboka ko nagira abana 10. kuko ibyo ni ibintu bihari. hari ubuhamya bwinshi tugenda twumva hirya no hino. ururimi rurarema cyane, kandi iyo turiyeho ibyiza biraza, niyo turiraho ibibi nawe uzahora muri ibyo. umuntu we turiraho ibibi buri munsi usanga ari wa undi yambara ntanabegwe, kandi yambaye ibintu bihenze byamutwara amafaranga menshi, ariko yagera hariya ntahure n'umuntu umubwira ngo wambaye neza, hagasigara nabwo nyine yibaza ngo ese kuki bimeze uku? nuko nawe ubwawe ubyambara uvuga ute se n'ubundi ndabyambara mu mutima wanjye bimeze uku, ndi kurira n'amarira. ibyo bintu byose rero nibyo bituma ubona ko utanaberewe kandi wasaga neza. rero tangira wiyaturireho ibyiza, wumve ko umutima wawe ni mwiza, utangure uwuhanagure buke buke. birashoboka ko mu minsi cyangwa se mu kwezi wasanga wahanaguye umwanda uri mu mutima wawe ukavamo, kuko bugiye umuntu afise igikomere njye ndawugereranya n'umwanda. rero ndabizi ko neza ko abantu batashimishwa no kubana n'amapuberi. ibi dutamwo imyanda biranuka, igihe bikanuka, niyo mpamvu nabo baza no kubikura mu mago bakabijyana. none kuki wowe ushimishwa no kubana n'umutima ukomeretse? kuko umutima ukomeretse ubigumishamo muri wowe ukabigumana, ugahora wumva ari ikibazo. icyo gihe bigaragara nk'ibintu bikunukira. si ushimishwa no guhora unukirwa n'ibintu biri muri wowe, ufite uburenganzira bwo kubikuramo ukabijugunya. niko mbyumva. ufite uburenganzira bwo kubikuramo ukabijugunya. ikiganiro ni inside my heart. ese nawe waba waragize ibikomere, cyane cyane kuri iki ngiki twavuzeho cyo kutagira urubyaro? ese hari ibindi bikomere waba warahuye nabyo mu buzima bikomeye cyane kuruta iki ngiki? ese umutima wawe uyu munsi wa none umerewe gute? hari ibikomere byinshi birimo, ndetse n'iki ngiki cyo kutagira urubyaro nacyo kirimo. ariko umutumirwa Blandine Bayubahe yamaze kutubwira ko ni umubyeyi, ntabwo yahuye n'icyo gikomere, arashimira Imana. ariko yagiye ahura na benshi bagiye bagira ibyo bikomere, ndetse rimwe na rimwe nubwo atabitubwiye neza, agiye nigeze kuganira nawe, akagira uburyo agenda abereka inzira, abafasha kugira ngo babashe kubana n'icyo gikomere. hanyuma igihe nikigera Imana izabakiza icyo gikomere. ntekereza yuko ni naho nashaka kuganisha. ese birashoboka ko umuntu yakwivura iki gikomere, cyangwa ni Imana yamuvura iki gikomere? urakoze. ngerageje kureba uko ibintu bimeze, njye ntekereza ko umuntu wa mbere wo kwivura igikomere ari wowe. ni wowe ubwawe wowe ugifite. nibyo nahoze mvuga ngo niwishiramo ko ibintu bidakunda, niwishiramo ko utazagura imodoka n'umunsi n'umwe, niyo uzabona ayo mamiliyoni ntabwo uzayigura, kuko uhorana ikintu muri wowe cyo kuvuga ngo ntabwo bishoboka. ese kuki utahindura imvugo kuba ati birashoboka? rero n'umuntu utaragize amahirwe yo kubona uwo mwana birababaza cyane. ko hari nk'abamama mpura nabo yatangira kubivuga amarira agakoroka, akaba menshi cyane, ukabona ku gahinda yakagaragaje no ku maso.
hari n'abandi bamama batunganira nabo bakambwira ngo buriya iyo turi muri dushe nibwo turira cyane, aho nta muntu uri buturebe, aho niho turira cyane. Ugasanga abantu bafite agahinda koko karabarenze, ariko ngewe umuntu wese nganiriye nawe ufite icyo kibazo ndamutega amatwi nkamwumva pe, kandi biragoye biranababaje. Ariko iyo ngerageje kuganira nawe ndakubwira ngo ese ko wabashije kunyizera ukumva wanganiriza, ese nanjye uraza kwemera ibyo ndi bukubwire, impanuro ndi buguhe uraza kugerageza kuzikurikiza nubwo bigoye, kuko mba nzi ko ari ikintu gikomeye pe. Ntabwo wabwira umuntu ati biraje gutyo ngo ashiduka abyemera kandi uzi ko amaze imyaka 6 ingahe atarabyara. Aho ngaho rero njye nkunda kubabwira ikintu gikomeye cyane, nkababwira nti banza ubwawe wishiremo ko ibi bintu birashoboka, ndabanza nkakumvisha ko icyo kintu gishoboka, birashoboka ko uwo mwana wamubona, kuko natwe twababonye ntabwo tuba twaratanze amafaranga. Iyo biza kuba ari ibintu tugura nta nubwo tuba twarababonye bamwe na bamwe, haba abana baba bafiswe n'abantu bamwe na bamwe kandi ariko ni ikintu Imana yitangira ubwacyo. Birashoboka rero ko uwo mwana wamubona, birashoboka ko umwana wamubona, birashoboka ko yakira igikomere cyo kutagira umwana mu buzima bwawe bwa bya bikomere umazemo iminsi, cyangwa se mu buzima bwa wa mutima wakomeretse. Birashoboka ko mbere na mbere wowe ubwawe no kugira ngo Imana igukize icyo gikomere, birashoboka ko wowe ubwawe wabanza ukakivura, wabanza ukakikiza, wabanza ukarwana nacyo. Ni naho nayo ndimo unganishije ahantu nifuzaga kugera, nshaka kukubaza ngo mbese ni ikihe kintu umuntu ashobora gukora gishobora kumufasha kubana na bya bikomere afite, kandi inyuma abantu bakamubona bakabona arasa neza, bamubona agenda bakabona nta kibazo afite, yewe no muri sosiyete akaba yabasha gutanga inama, akaba yabasha guhugura abandi, akaba yabasha gukora akazi, akaba yabasha, nimba ari umuganga akaba yabasha kuvura abantu atagize uwo ahungabanya, nimba ari umwarimu akaba yabasha kwigisha akigisha rwose nta kibazo. Ariko mu mutima we huzuyemo ibikomere, by'umwihariko cya gikomere twakunze kugarukaho cy'abantu benshi bagiye babura urubyaro. Ese birashoboka, ni ikihe kintu umuntu yakora cyamufasha kubaho afite ibyo bikomere kandi inyuma hanze bitagaragara? Kubera iki? Kubera yuko hari abantu bahura n'ibikomere ariko no hanze tukababona ko ibyo bikomere babifite. Wareba umuntu ukamubona ugasanga ni ukuri pe igikomere aragifite, nubwo utari wasobanukirwa ngo ni ikihe, ariko igikomere aragifite. Hari n'abandi cyane cyane tujya tubona twahuye nabo kuba afite igikomere cyo kuba adafite umwana, yahura n'umwana mu nzira, bamwe bifuza gutwara abana b'abandi, abandi babona abana bakabona ni nk'ikizira imbere yabo. Kubera iki? Kuko bafite igikomere cyo kuba nta mwana wabo bigeze bagira. Abantu bagira ibikomere mu buryo butandukanye. Ni gute rero umuntu yabana n'icyo gikomere ndetse n'ibindi asanzwe afite, ariko twavuze kuri icyo ngicyo gusa, akabasha gutanga n'umusaruro muri sosiyete arimo uwo munsi? Icyambere rero ni uko nawe ubwawe ubanza kwiha uwo musaruro. Utawihaye ntabwo wajya kuwuha sosiyete, icyo cyo ukimenye. Nibyo bindi nahereyeho mvuga ngo wowe ubwawe banza wumve ko ugomba kubaho unezerewe nubwo icyo kintu kitarakemuka. Yego rero buriya iyo wamaze kubanza kwimenya wowe ukavuga uti ngewe ntabwo ngomba ko sosiyete igomba kubona ibyanjye, ngomba ngira icyo nkora cyose gishoboka sosiyete ntimenye ibyanjye. Urugero rwa mbere, umuntu ufite ibikomere nk'ibyo usanga yarangwe n'agahinda, afite n'imyaka 27, wamureba ukagira ngo ni umuntu w'imyaka 40. Kubera iki? Byarabaye byinshi bigaragara no ku mubiri, ntakiyitaho. Banza wiyiteho, ukaraba neza, isige, kora ibyo ugomba gukora byose bisabwa nk'umuntu. Icyo gihe niba wicara no mu bandi bantu uzavuga uti ndasa n'abandi. Ubu usa n'abandi, nta hantu na hamwe bashobora kuguca ngo bavuge baturiye ntabwo ari muri twebwe. Uri umumama wicara mu bandi rwose bakakugenera abana nka 5 kandi ufite icyo gikomere cy'uko nta bantu ugira.
kubera iki wiyitayeho ubwawe wabanje kwishimisha, wabanje kubwira uwo mubiri wawe ukawubwira uti wowe ntabwo ugomba kugaragaza ikintu kiri mu mutima. mbere y'uko ushimisha abandi banza ubwawe urabanza wishimisha. yego. kuko njye ntabwo naza kuguha ikintu nafite buriya ntabwo kirama. iyo sosiyete uvuga tuzayihoramo. niba uri umukozi wa leta ni urugero, aho ni ahantu uhora buri munsi. ubwawe rero utabanza ngo wishimishe, nibyo ushobora kugenda uyu munsi ugashimisha iyo sosiyete n'ejo ukayishimisha, ariko uragenda kumenyesha ko utamara ukwezi. ntabwo wamara ukwezi wiyorobeka, aho babyita kwiyorobeka. wagerageje kwiyorobeka kubera ko uri muri sosiyete. banza rero wowe ubwawe aho uri muri urwo rugo rwawe ubanze wishimishe, ushimishe n'uwo muri kumwe, kandi ubikuye kuri wa mutima, kwa kundi wumva ko umubabaro uva ku mutima. menya ngo n'umunezero wavuye ku mutima koko, nabikoze mbishaka. ntuvuge ngo mbikoze kubera ba bantu bo hanze, ariko mbikoze ku bwanjye. abantu babikunda batabikunda. hari umumama umwe yigeze kumbwira akantu, arambwira ngo ngewe nambaye ikanzu ubwanjye nkabona ni nziza, nkabona umugabo wanjye arambwiye ngo wambaye neza, nkabona mu rugo ni sawa nta kibazo, wowe urinde hanze uza kumbwira ngo iyo kanzu ntikubereye, hanyuma ngo binkomeretse bitume nyikura gute se? kandi umutima wanjye wayikunze, n'uwo turi kumwe mu nzu yakunze. nabwirwa n'iki niba wowe koko ubwawe ari uko itambereye koko, cyangwa se ni ibindi bintu byihishe inyuma. rero buriya iyo wamaze gushimisha umutima wawe ukavuga uti ngewe ubwanjye ntacyo nishe, ibibazo byawe ni ibyawe sibyo, ariko igihe kirageze ngo uhinduke, uba uri kurabwira umutima wawe ukore isuku, kuremwo uwo mucafu, #gutongora. yego. rero muri ubwo buryo warangije gusukura neza, uzarebe niyo urugo rwawe rusa neza rwose wicara wumva ufite akanyamuneza. rero n'umutima wacu ujya ni urugo rukuru, nirwo rugo rukuru dufite. kuko urugo rukuru iyo rwangiritse na rwa rugo rundi turi ko turavuga rurangirika, rukaba nabi inshuro nk'igihumbi. umugore akwiriye gukora isuku mu mutima we mbere y'uko akora isuku ku mubiri we. iyo ni iyindi seje. umugore akwiriye gukora isuku mu mutima we, akwiriye gutangira gutongora, agakuramo bya bindi mu kiganiro cy'ubushize navuze ngo ni nko gukura imbagara mu umurima wahinze wateguye neza, ukwiye gukuramo imbagara, ni ugukora isuku. hanyuma rero umugore wakoze isuku mu mutima we, umugabo ntakore isuku mu mutima. ese birashoboka ko bahuza? kiba ari ikibazo gikomeye. wowe wabashije rero gukora isuku mu mutima wawe, kandi wari uzi ko hari hasa nabi, hari umwanda, ukahasukura ukabibona neza ko iryo suku ryaje, biroroshye cyane gufasha wa mugabo kumusukura mu mutima. biroroshye. abenshi bafite ikibazo nk'icyo bitana ba mwana, ugasanga umwe ngo araje yakubwiye nabi ibintu nk'ibyo, ariko nagenda kumenyeshe ko umugore yabashije gukora isuku umutima, akumva ko noneho ameze neza nta kibazo. biroroshye kwicaza umugabo akamubwira ati buriya rero mugabo mwiza, twabaho kandi twakora n'ibindi byose twabigeraho nubwo uyu mwana ataraza, dukomeze tumutegereze ariko imitima yacu inezerewe iguwe neza. icyo gihe mubasha no kwaguka mu rugo rwanyu mukagera no ku bindi, amahoro akaboneka. kuko uyu mutima ugifite umwanda munini, ibikomere byinshi, buriya aragenda kumenyesha ko nta kintu na kimwe mugeraho. uragira akantu gato akavuga ngo se ubundi ndabikorera mbikorere ndi. nshatse kuvuga ko imitima, reka tuvuge imitima ibiri, umutima w'umugore n'umutima w'umugabo bahuye n'ibikomere byo kutagira urubyaro cyangwa se n'ibindi bikomere bisanzwe, ariko uyu munsi twibanza kuri iki ngiki. uruhande rumwe birashoboka yuko batera imbere, urundi ruhande birashoboka yuko batanatera imbere cyane rwose. noneho rero ni igiki umuntu yakora kugira ngo abane n'icyo gikomere nacyo navuze aha ngaha, hanyuma abashe gutera n'imbere? mu yandi magambo, yigirire akamaro, akagirira umuryango, akagirire sosiyete rusange, akagirire abantu bose bamutuye impande. ni ikihe kintu umuntu yakora afite uwo mutima wakomeretse wuzuyemo ako gahinda n'icyo gikomere, hanyuma kandi arebe no kuri ejo hazaza? cyane ko imiryango myinshi cyangwa se abantu benshi bavuga ngo bakorera abana babo, none bafite igikomere cy'uko nta mwana afite, arakorera iki?
ashatse se ntiyanabireka, hari ikibazo yaba ateje. uko ni ukwibesha rero, kuko uwo mwana uri kuravuga ngo urashaka gukorera abisange, nawe ubwawe urakeneye kubibona. Reka ni wowe wanze ibyiza se? ni wese unezezwa no kwisanga mu buzima bubi? uvuga ngo reka mbanze mbikore, kandi ubikore wishimye, nta byo kuvuga ego ni akarusho kuko uvuga ngo mfite abana ndiko ndakorera bikongerera imbaraga, aho wakora rimwe ukaba wakora kabiri, kandi ukumva uranezerewe kuko ufite abandi ku ruhande uzasangirana ibyo washatse. ariko nanone ntabwo cyakubuza gutera imbere ngo nuko nta mwana ufite. mbese bizagushimisha ko ngusura usanga nta ntebe ufite mu nzu, kandi si uko wabuze ayo mafaranga, si uko wabuze ayo maboko, ibintu byose urabifite, ariko wabyanze kubikora ngo nuko nta mwana. ese uwo mwana agutunguye akaza yashyira mu biki? bikora hakiri kare rero, nta bintu byo kuvuga ngo ndabikora kubera iyi mpamvu, ahubwo bikore kubera ko ari wowe nyine ubona ko ari byiza bikwiriye kubaho. nawe ubwawe wiyubake, uzashobora no kubaka n'uwo mwana utegereje, kandi ubwo buryo n'uwiyubakamo ko ibi narabibonye, ibyo bizanagufasha mu buryo bwo gukira igikomere, kuko uzavuga ngo uko biri kose n'abariya bafite abana na bibi barabikora, nanjye rero reka mbikore, uwo mwana azaze ibintu bimeze neza cyane. utangira gukora uvuga uti nuko mfite umwana, nawe ejo n'ejo bundi nakura ngo abibone. oya, ahubwo ubwawe nawe urakeneye kubanza kubona ubwo buzima bwiza, ibyo biryo byiza, iyo myambare, yewe n'ibindi byinshi ntavugiye hano. yego nuko mbyumva. umuntu ashobora kubaho afite igikomere cyo n'ibindi bikomere byinshi mu mutima we, ariko akabasha gutera imbere, akabasha gukora, akabasha gukorera umuryango we mutoya afite, nubwo atabashije kuwagura, ariko birashoboka yuko mu gihe runaka uwo muryango wakwaguka. dufite experience, dufite ingero nyinshi, yatubwiye yuko ajya aganira na benshi, kandi bamwe mu bo yaganiriye yabashije kuganira nabo bagerageje gukura imyanda mu mutima mwiza Imana yabaremanye, waje kwandura bitewe n'ibyo yaciyemo, bitewe n'ibikomere byo kutagira urubyaro wenda yahuye nabyo, kuko aricyo twibanzeho. wabasha gukuramo uwo mwanda, wabasha guhangana n'ubuzima n'icyo gikomere ukakirwanya. yatubwiye ko hari benshi babigerageje bikaza kwisanga ndetse n'icyo gikomere cyakize. uruhande rumwe cyakize babonye umwana, urundi ruhande cyakize nta n'umwana babonye ariko cyakize. mu yandi magambo yabashije kubana nacyo, yabashije kugenda, sosiyete yamubona hanze ikabona ko nta kibazo afite, kabone n'ubwo mu mutima w'ibibazo byuzuyemo cyangwa se ibikomere byuzuyemo. bakunzi bacu, bakunzi b'ikiganiro Inside My Heart, birumvikana cyane ko umuntu ashobora akabaho afite ibyo bikomere, by'umwihariko ku muryango, kubera ko ni ikintu kinini. ingo nyinshi zirasenyutse kubera kutagira urubyaro, kugira igikomere cyo kutagira urubyaro. tubonye ingo nyinshi zisenyuka, ndetse tubonye ingo nyinshi umugabo yahisemo kujya hanze kugira ngo ajye gushakayo umwana, cyangwa se umugore yahisemo kujya kugerageza hanze kwitana ba mwana. tumaze kubona ingo nyinshi zimaze guhura n'amakimbirane, amakimbirane akomeye ashingiye ku kuba buri muntu wese ugize uwo muryango, umugabo cyangwa umugore, bafite igikomere cyo kutagira umwana cyangwa se cyo kutagira abana. ingo nyinshi zirasenyutse, hari divorce nyinshi zabayeho nyinshi kubera icyo kibazo cyo kutagira umwana. ni igiki cyangwa se ni ikihe kintu watangaho nk'inama by'umwihariko ku bantu bafite icyo kibazo? wenda dushimira Imana batari bagera kuri stage yo kuba batandukana cyangwa se ingo zasenyuka. ni ikihe kintu wabagiraho inama kugira ngo iki kiganiro Inside My Heart kigire icyo kibamarira? wigeze wakomoza ku ijambo gukora isuku. iki kiganiro nta kindi kirimo kutumarira, cyangwa se icyo kije gukiza cyangwa icyo kije kutwereka muri sosiyete ni ugukora isuku mu mitima yacu,
kuri bya bindi byagiye bitubabariza umutima. Hanyuma rero inama watanga ni iyihe kuri bene abo bantu tugifite umugisha w'uko bakiri kumwe ariko bafite ibyo bikomere byuzuye umutima wabo? murakoze. Hari inama nyinshi ariko inama ya mbere nagira uwo mumama utarabona urubyaro nta kindi kibazo afite, cyangwa se uwo mupapa utarabona urubyaro, nakubwira ngo ntabwo uri igicibwa cyangwa se ntabwo watawe, uracyari wa muntu ufite agaciro muri wowe ubwawe ku giti cyawe, ufite agaciro no ku muryango, ufite agaciro no mu nshuti, ufite agaciro. Ikintu cya mbere ubanza kwibwira wenyine wowe ubwawe, uri umumama cyangwa se uri umugabo, banza wumve ko ukiri wa wundi, ntabwo byahindutse kubera ko udafise uwo mwana. Hari ikintu njya nkunda kubaza abantu, nko kubaza ngo ese ukiri umukobwa cyangwa se ukiri umusore wari umeze ute? Ibuka ukuntu wari umeze, wumvaga umeze ute? Hari bamwe bambwira ati numvaga nkigera mu rugo umunsi wa mbere bizahita bigenda neza, mu kwezi kumwe nkaba afise inda y'ukwezi kumwe, ibintu nk'ibyo. Ati ariko nahageze rwose amezi 9, amezi 10, umwaka, mbona biranze 2, 3. Ati numva binanije umutima wanjye. Atangwa no gutekereza niba koko wowe ubwawe warumvaga ko ufite izo mbaraga, izo nguvu zo kubona uwo mwana uko kwezi. Ese kuki utatekereza ukavuga ngo birashoboka ko Imana yari impaye amahirwe yo kubana n'uyu mugabo, noneho turi kumwe mu rugo uwo mwaka muri babiri, kugira ngo murushirizeho kwagura urukundo rwanyu, cyangwa se murushirizeho kwihangananirana mu bibazo runaka. Ibyo nabyo ukabanza ukabyiha ukavuga uti birashoboka ko uyu mwaka yari umwaka wo kugira ngo hagaragare ibindi bintu. Ugakomeza ukiha wowe ubwawe ikintu kiguha courage. Njye ntabwo nzaza kuguha courage cyangwa se kukubwira ngo ni ihangane gira uko wowe ubwawe utabanje kubyiha. Nshobora kubikubwira nkubwira ihangane bimeze uko, ariko ntubyumve ugaca mu gutwi kumwe gaserukira mu kundi, kubera ko ubwawe nawe nta cyizere wifitiye. Banza wigirire icyizere rero wa muryango ufite icyo kibazo, mwanze mwumve ko isaha n'isaha n'umunota byashoboka. Ibyo numara kubimenya, indi nama nakugira niyi: banza wicare urebe uvuga uti ese muri ubu buryo bwo kutabyara nta ruhare nabigizemo? Birashoboka ko wabigizemo uruhare, birashoboka ko umugabo wawe yabigizemo uruhare. Mubanze mwicare murebe muvuge ngo nibyo koko nta ruhare namba twe tubifitemo. Nimusanga hari ikibazo gihari, wihita uvuga ngo ewe nari narakubwiye ni wowe, oya ahubwo ni gute twagitorera inyishu gisubizo. Nimusanga nabwo nta kibazo gihari, mwicare mwese muvuge ngo humura. Bwira umugabo wawe ngo humura, umugabo wawe nawe akubwire ngo humura. Ntabwo ari umugore ugomba kubwira umugabo wiwe, ntabwo ari umugabo ugomba kubwira umugore gusa. Mwese mufite inshingano zo kubwirana ngo humura, ugahumurizanya. Icyo gihe nimumara, naho ndakubwira ukuntu ubwanyu mwebwe mugomba kubanza kwiha icyizere. Mukiha icyizere gifatika, pana byo biri mu manegeka, gifatika ku buryo ngewe niyo naza kugihungabanya nasanga nibeshe nko gukubita ku gikuta nk'igaruka. Banza wowe ubwawe cyangwa se mwebwe ubwanyu mwanze mw'icyizere, muvuge muti amagambo aturuka hanze ntacyo azadukoraho. Iyo abantu babiri bashize hamwe bagera ku kintu gikomeye. Icyo gihe nagiye mbona n'Imana ihera ikavuga ngo abana banjye koko bankomeyeho. Bankomeyeho nta magambo aturuka hawe, buriya amagambo aza guca intege yose ntabwo wavuye ahantu heza nta na hamwe. Rero n'Imana yavuga ati abana banjye bankomeyeho, niyo babwira ibibi gute bo bakomeje kunyizera. Cyo ni cya cyizere noneho duhita tuza tukavuga kijyanye n'ibintu by'Imana. Imana nayo igahera aho ngaho ivuga iti abana banjye koko turi kumwe ko byagenda kose. Rero nakubwira ngo wa mama wa papa we, banza ubwanyu mubanze mwubake ubumwe, mwicare muzi ngo ejo cyangwa hirya y'ejo birashoboka, ariko nta kintu kigomba kudushira hasi. Kubaka ubumwe, gukora isuku mu mutima, guhuza n'uwo mwashakanye, kudahengekera ikibazo kuri umwe mu gihe mwahuye n'ibikomeye n'igikomere muhuriyeho. Ibyo bishobora gutuma cya gikomere gikira
atari ugukira byo kwibagirana ahubwo ari no gukira burundu kubera yuko impamvu yatumye mugira igikomere yanakemutse. yego bakunzi b'ikiganiro Inside My Heart, turabashimiye. Reka tugane ku musozo w'ikiganiro. twari turimo tuganira namwe, murumva yuko umuntu ashobora kugira igikomere, ashobora gukira igikomere we ubwe abigizemo uruhare, kandi umuntu ashobora no kugirira sosiyete akamaro, ariko mbere y'uko agirira sosiyete akamaro we ubwe akwiriye kubanza kwigirira akamaro. kabone nubwo afite igikomere birashoboka yuko yakwigirira akamaro, kabone nubwo afite igikomere cyiyongereye ku bindi bikomere yagize, kuko umuntu ashobora kugira igikomere cyo kutagira urubyaro akakigira mu myaka 35 cyangwa 30 cyangwa 25 kuko aribwo agishaka, ariko hari ibindi bikomere yagize mbere y'uko ashaka. n'ayandi magambo, icyo gikomere gishobora kwiyongera ku bikomere yasanzwe afite, nacyo cyaza akabasha kukimanaginga kandi agatanga umusaruro we ku giti cye, agatanga umusaruro ku bamukikije bari ku mpande, agatanga umusaruro mu itorero, agatanga umusaruro mu gihugu, agatanga umusaruro ku bantu bose bamwifuza. ndagira ngo rero tubashimire, tubabwire ngo ikiganiro nakagaruka, tubabwire kandi ngo mwibuke gukora subscribe, mwibuke gukora share kugira ngo iki kiganiro kigere ku bantu benshi batandukanye, kugira ngo ibyo tuzajya dutegura byose ko tuzajya tuganira namwe muzajye muhita mubona ubutumwa bugufi bubabwira yuko ikiganiro gishyashya cyaje, nacyo mukiganireho ndetse munagikurikirane. ntabwo nasoza rero ntashimiye abantu bose, ntashimiye by'umwihariko umutumirwa wacu Bayoboye Blandine wadufashije ku kuganira ku buryo umuntu ashobora kubaho abanye n'igikomere kandi akabasha kugira umusaruro yatanga muri sosiyete, ndetse nawe ubwo akabasha kwigirira umumaro. turagushimiye kandi twizere yuko nitwongera kubakenera kandi tuzababona. reka dushimire n'abandi bose badukurikiranye. ikiganiro nakagaruka. Imana ibahe umugisha.